TV muraho kandi murakomeye. Nagarutse rero ni mwarimu wanyu Emmanuel nkuko bisanzwe kuri content yo kwigisha ibinyabiziga. Rero hari amakosa atandukanye uyu mwanya ngiye gukosora abanyeshuri bakunda gukora. Ntucikwe rero nino video. Reka rero mbereke aya makosa akunze gukorwa n'abanyeshuri. Reka mbanze kireyo moto neza nyitere neza kabisa mubirebe neza. Ndabanza rero nicare kuri iyo moto yanjye mbereke rero ikosa rimwe kurindi. Ariko uyu munsi ndagerageza kubereka ikosa rimwe rigenanye no guhagurutsa moto ikazima cyangwa se ukayagurutsa mu buryo bubi. Kurikira rero urebe. Yes, ubu rero reka dutangire turebe. Utega amatwi amaso byose ubirebe. Ndicara neza kuri moto, mara kwicara neza kuri moto, nindangiza ndebe ko vitesse zanjye zirimo neza cyangwa se zitarimo neza mbone nazikiramo. Rero ikosa niringiri. Murabona nta mburiyaje mfite, ariko misenkiramo vitesse ndetse n'umuriro mwinshi cyane. Murabona ko moto yari inuye hasi ndetse n'amaguru yanjye yarahise ajya mu kirere. Rero nikosa rikunde gukorwa n'umunyeshuri ugiye guhaguruka. Dore irindi rero, ushyiramo vitesse nta muriro mwinshi ufite ndetse nta mburiyaje ufashe, moto icyo gihe ihita yongera ikagira ikazima. Rero ntago bikwiye nk'umunyeshuri utangira kwiga moto. Ubundi ahubwo byukora neza, uba ugomba kure gufata amburiyaje murayibona ngiri yari. Donc njyewe ndayihoreye, ntayo mfashe, ntayo ngize ne, ahubwo icyo ngomba gukora neza. Reba iyi ni amburiyaje, kara kantu rero uragafata. None njyewe ntako mfashe, kizemo njyewe ngiye gukiramo vitesse, kandi icyo gihe ngiye gushyiramo vitesse ntako mfashe, kandi ni ngombwa yuko iyo ngiye gushyiramo vitesse ngomba kugafata. Rero nkashyiramo vitesse ntako mfashe, nkashyiraho umuriro, icyo gihe moto yanjye ntago igenda, ahubwo ikora iki? Irazima cyangwa igahaguruka nabi. Rero ntago ari byiza. Ubutaha rero tuzakosora aya makosa tubereka uburyo bwiza wabikora.